Mu buzima bwa none abantu benshi twifuza gutangira business zizatera imbere, ariko siko buri business yose umuntu atangiye muri iki gihe iba ifite amahirwe yo gutera imbere. Niyo mpamvu uzabona muri iyi myaka turimo hari business ziri ku gasongero usanga abantu benshi bibandaho gushoramo, ugasanga hari n'izindi zitakigezweho wenda zahitingaga nko mu myaka 10 cyangwa imyaka 5 ishize. Ubona ko n'abajya kuzishoramo babanza kwitsa imitima. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe business igeze ku 10 ziri gusuccessinga muri iyi myaka tugezemo, ku buryo uwo ari we wese wifuza gutangira business yakora amahitamo muri izi tugiye kuvuga. Murakaza neza kuri channel ya Ernest TV World, ngiye gutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Nyamuneka nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibikagucike. Business ya mbere ni business yariyo estate. Iyi ni business yo kugura amazu, ibibanza ndetse n'ubutaka. Hakiyongeraho n'abantu twita abakomisiyoneri abashinzwe kuranga amazu, ibibanza ndetse n'ubutaka bwo kugura. Iyi ni business itagihomba kuko abaturage bariyongera buri munsi, ariko ubutaka bwo ntabwo bwiyongera. Ari nayo mpamvu uko imyaka igiye ishira niko ikintu cyose kijyanye n'ubutaka nacyo kigenda cyongera agaciro. Buriya uzitegereze nk'ahantu cyane cyane mu mijyi, uzasanga ahantu washoboraga gukodesha inzu ntoya mu myaka 5 ishize, uzasanga iyo nzu yariyongereyeho amafaranga yakodeshwaga hafi 1/2 cyayo, cyangwa se yaranikubye kabiri bitewe n'aho iherereye. Ati kubera iki? Abantu bari kwiyongera ari benshi cyane nka hano mu Rwanda. Mu kwiyongera kwabo bakeneye aho kuba, bakeneye aho gukorera ibikorwa byabo bitandukanye, bityo bakarwanira aho kuba naho ho gukorera ari benshi. Niyo mpamvu rero niba wifuza gutangira business washora muri iyi business yariyo estate. Gusa ku rundi ruhande gasaba igishoro kinini. Niba nta gishoro gihagije ufite, iyi business ntabwo nakugira inama yo kuyitangira kuko isaba agatubutse. Kereka wenda ushaka kuba umukomisiyoneri w'amazu, ushaka kuba umukomisiyoneri w'ibibanza, aho ho wenda ushobora kuyinjiramo n'amafaranga washoye, bikagusaba kuba wifitemo ikintu cya communication n'abantu. Business ya kabiri watangira ntuzicuze ni business zijyanye n'ubwiza. Izi ni business zijyanye n'amasaro y'imisatsi n'ubwiza, cyane cyane abagore n'abakobwa. Itegereze mu mijyi myinshi itandukanye yo mu Rwanda, urasanga izi business aho zikorera bidakunze kubaho ko wakwinjiramo ukabura abantu bari kwisukisha, kudefiriza, gukoresha inzara, makeup n'ibindi bijyanye n'ubwiza, cyane cyane ubw'abagore n'abakobwa. Usanga muri kino gihe umukobwa wari wese abyuruka ashaka ubwiza burenze kubwo afite, kandi agakomeza gukenera guhora asa neza kugeza mu masaziro ye. Ikindi, ibi byo gushaka ubwiza n'abagabo n'abasore nabo, iyi serivisi muri iki gihe ubona ko bamwe na bamwe bayikeneye. Urumva rero ni business nziza, uwo ari wese wifuza gukora business yayishoramo kuko ni business idahomba, kuko abantu ntibazareka gushaka ubwiza, ntibazareka gukoresha imisatsi, ntibazareka gukoresha inzara, ibintu nk'ibyo byose bijyanye n'izo serivisi z'ubwiza. Business ya gatatu wagashoyemo ni business zijyanye n'ibiribwa by'abantu. Izi ni business zikubiyemo aho abantu bafatira amafunguro n'ibinyobwa nka za restaurant na cafe. Hakiyongeraho n'ari amaduka acuruza ibijyanye n'ibiribwa byo gukoresha mu rugo, biratwifashisha mu gikoni. Iyi rero ni business buri wese wifuza gushora yatangira, kuko ntago abantu tujya duhagarika kurya. Nubwo ibiciro by'ibiribwa yego bishobora guhenda ku rwego runaka, ibiribwa ni ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu ko byahenda kose uwo ari we wese azabikenera. Yego simvuze ko hari abantu bashora muri izi business ntibahombe, ariko bikunda kubaho gake cyane, nabwo bidatewe ahanini n'uko iyo business yabuze abakiriya, ari izindi mpamvu zitumye mwene izo business zihita zihomba. Ariko 80% by'abashoye muri zino business zibateza imbere. Business ya kane umuntu uwo ari wese wifuza gushora amafaranga yashoramo ni business zijyanye na tekinoloji. Iyo witegereje iyi si ya none ni isi iri kujyana na tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga, bigizwe mu ruhare n'abakire ba mbere ku isi bashyize imbere ibijyanye na tekinoloji, aribyo byabahinduye abamiliyoneri. Reba Elon Musk ku bijyanye n'imodoka z'amashanyarazi, Bill Gates nyiri Microsoft n'abandi bakire ku isi ahanini biturutse mu gushora mu bijyanye na tekinoloji. Iyi rero ni business hano mu Rwanda nayo navuga ko iguhitinga, kuko urasanga abacuruza ibikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga bari kwinjiza agatubutse. Impamvu y'ibyo ni uko umunyarwanda uri kubyiruka uwo ari we wese yumva ko yagatunze telefoni igezweho, kandi iyo telefoni izakenera ibikoresho bindi bitandukanye nka sharijeri, koteri n'ibindi. Noneho ujye ku banyamuziki, kuri za kampani, ku bigo bya leta ndetse n'aba content creator,
abo bose bazakenera ibikoresho bigiye bitandukanye bizifashishwa mu kazi kabo. Ikindi hakiyongeraho n'abarabasa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byangiritse, ariko aho bigasaba ubundi bumenyi burenzeho. Niba wifuza gushora rero muri bizinesi zigezweho uyu munsi, bizinesi ya tekinoloji nuyishoramo ntabwo uzicuza, kuko ni bizinesi iri gutera imbere. Bizinesi ya gatanu ni bizinesi zijyanye na farumasi. Izi ni bizinesi zicuruza imiti y'abantu, imiti y'amatungo ndetse n'imiti y'ibihingwa. Wenda tuvuze kuri farumasi zicuruza imiti y'abantu, urasanga muri iki gihe benshi bakeneye imiti n'ibikoresho by'ubuzima bitandukanye, kuko umuntu arasa n'indwara yaba yoroheje cyangwa ikomeye, utagiye kwa muganga ajya muri farumasi kugura imiti. Kandi ubona ko abacuruzi ba farumasi ibiciro by'imiti bavuze ari byo byubahirizwa, nta muntu ujya guciririkanya nawe, kuko umuganga wo muri farumasi akubwira igiciro cy'umuti runaka, ugasanga uwo muti ari kungukaho amafaranga hafi 1/2 yayo yawuranguye. Gusa ku rundi ruhande bigasaba ubumenyi ku bijyanye n'imiti n'ubuvuzi, kugira ngo umenye buri muti ucuruje indwara ugiye kuvura. Ubwo rero ubaye ufite ubumenyi ku miti, warize ibijyanye n'ubuvuzi, ushaka gutangira bizinesi uyu munsi, uhisemo bizinesi ya farumasi ntabwo wazicuza. Bizinesi ya gatandatu watangira ntuzicuze ni bizinesi zijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Izi ni bizinesi zifite amahirwe menshi yo gukura, kubera ko abantu bahora bagenda bifuza gusura ibyiza nyaburanga, kandi uko basura ibyo byiza nyaburanga niko bazakenera aho gucumbika, aho kuruhukira, aho gufatira amafunguro ndetse n'izindi serivisi zifitanye isano n'ibyo. Niyo mpamvu abantu bashora muri izi bizinesi ntabwo bajya bapfa guhomba, kubera ko izi bizinesi zikenerwa buri munsi kandi ntabwo zisaza. Gusa ku rundi ruhande nazo zikaba ari bizinesi zihenze kuzitangira, ariko nawe iyo wazitangiye umenya yuko utibeshye. Bizinesi ya 7 watangira ntuzicuze ni online business. Izi ni bizinesi ahanini zikorerwa kuri internet, aho bicuruzwa na serivisi bigurishwa hifashishijwe ikoranabuhanga ku mbuga za WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok n'izindi zikoreshwa cyane hano mu Rwanda. Uzi ko hari n'igihe izi bizinesi abahanga bo kuzikora usanga nta n'ibishoro by'amafaranga bihambaye basaba kugira ngo bazitangire, bapfa kuba bafite telefoni na internet gusa. Impamvu mbikubwira ni uko abantu baba bafite imbuga bapostingaho ibicuruzwa bigezweho, abakiriya bakabibona, babikunda bakishyura amafaranga, bagahita bagenda bagafata ibyo bicuruzwa aho bicuruzwa ku maduka hariya mu mujyi, bakabyohereza ku bakiriya babo, bo bakagira igice cy'amafaranga basigarana kuri yandi bumvikanyeho n'abakiriya nk'inyungu yabo. Urumva rero ko abahanga bo gukora ino bizinesi bashobora guhera ku byo bafite, telefoni na internet n'ubumenyi bifitiye muri bo. Ikindi wenda usibye yuko ari bizinesi idahita itanga umusaruro ako kanya, ariko nayo nta gishoro cy'amafaranga gihambaye isaba, keretse kugura internet, ubumenyi wifitemo, telefoni n'umwanya. Iyo nta yindi bizinesi zijyanye na content creation, aho umuntu aba afite ubumenyi, afite amakuru, afite ibyashimisha abantu, bityo agafungura urubuga rwa YouTube cyangwa se TikTok cyangwa se Facebook, abantu bagakunda ibyiwe, bityo nka nyuma y'igihe agatangira kwinjiza amafaranga. Kuko reba ukuntu abantu bari kwinjiza amafaranga kuri YouTube. Nawe rero uyu ni umwanya wawe kuba waba ufite ikintu cyagirira akamaro nk'abantu, ukaba wafungura n'icano ukazabasha kwinjiza amafaranga, mu gihe ariko wabihaye umwanya wanabyitayeho. Bizinesi ya 8 ni bizinesi yo kugemura ibiryo, yo nakwita food delivery. Iyi ni bizinesi yo gutegura ibiryo iwawe bifite isuku, hanyuma ukajya ubishyira abantu bari mu biro, abakora akazi gatandukanye ndetse n'abandi bari mu ngo batabonye uburyo bwo guteka. Iyi ni bizinesi navuga ko iri guhitinga, kuko abantu benshi bo mu office usanga badakunze kujya kurya muri resitora, bitewe n'uko bumva kujya kurya muri resitora bibasaba guhaguruka aho bari. Ikindi bakagira impungenge ku birebana n'isuku yo muri resitora, aho zimwe na zimwe isuku yabo iba idahagije. Ikindi abantu benshi bafite ubunebwe bwo kuba bateka, cyane cyane nk'abavuye mu kazi bananiwe. Niyo mpamvu rero iyi bizinesi uramutse uyitangiye nk'ahantu mu mijyi, muri santere zikomeye, ukubahiriza isuku, ugateka neza, waba utazi no guteka ugashaka n'umuntu wagufasha ubizi, ubundi ukimenyekanisha ku bijyanye n'ibyo ukora, ndakubwiye ngo ntabwo wazicuza impamvu washoye muri iyi bizinesi, dore ko ari na bizinesi idasaba igishoro kinini. Bizinesi ya 9 ni bizinesi yo korora inkoko zitanga inyama cyangwa amagi. Iyi ni bizinesi itanga umusaruro vuba mu gihe gito wayitayeho. Abantu benshi rero bakinira inyama ndetse n'amagi byo kurya, kandi bikaba ari ibintu bihoraho. Gusa gutangira bizinesi bigasaba kubahiriza ibijyanye n'isuku,
ku bijyanye n'imirire y'inkoko, kurinda indwara ndetse no gushaka isoko kugira ngo umusaruro wawe ujye ubona abakiriya. Ku bijyanye n'abakiriya, ushobora kumenyekanisha bizinesi yawe ku baturage basanzwe bakenera inyama n'amagi, ugashaka isoko muri resitora na za hoteli ukajya ubibagemurira. Rero iyi ni bizinesi watangira ntuzicuze uramutse wubahirije ibisabwa byayo. Bizinesi ya 10 ari nayo nayasorezaho muri bizinesi nabateguriye, ni bizinesi yo gucuruza ibiryo by'amatungo. Ino ni bizinesi buri wese ushaka gutangira bizinesi yahitamo gukora, kubera ko abantu benshi muri iki gihe boroye amatungo akenera bino biryo, cyane cyane aboroye inkoko n'ingurube. Mu gukora ino bizinesi ugasabwa gucuruza ibiryo bifite intungamubiri ku matungo, ku buryo aborozi bibafasha kongera umusaruro w'amatungo yabo, bityo bikazajya bituma baza kukugurira igihe cyose. Ngizo rero bizinesi 10 nabateguriye umuntu uwo ari wese wifuza gutangira bizinesi yagenderaho ahitamo akurikije iyo yumva yakwishimira ndetse n'ubushobozi bwe ku bijyanye n'igishoro. Wowe ni iyihe wumva wakora? Andika igitekerezo cyawe muri komenti utubwire. Nshimiye rero buri wese wakurikiye kino kiganiro, bashishikariza gukora subscribe, like na share kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibikabacike. Tubonane mu bindi biganiro.